Nangiye kubasuza abakunzi b'amasomo yanjye y'Igiswahili. Uyu munsi turakomeje n'isomo rishya. Isomo rya none tugiye kureba hamwe uko wabaza umuntu inzira mu rurimi rw'Igiswahili. Tuvuge ugiye ahantu n'ubwa mbere mu gihugu runaka, urangije ugiye kumubaza inzira y'ahantu werekeje kubera ko wenda ntuhazi, ariko bakurangiye uri hafi yaho, bisaba yuko uri buze kumubaza inzira wenda udakeneye gutega umumotari. Ubushize nari nababwiye ko nari nabigishije isomo ry'uko watega umumotari, uko watega umumotari ugiye nk'ahantu, uko wamuganiriza n'uko wamubaza ibiciro, ibintu nk'ibyo. Rero tugiye gukomeza n'iryo somo wenda uri kugenda n'amaguru udakeneye gutega. Mwarimu ni Emmanuel Uwiringiyimana. Nk'ibisanzwe ndabakunda cyane, niba ugeze hano bwa mbere ukore subscribe, niba nukunda kandi iri somo ryacu ntugende udakoze like. Aha rero hari interuro nabateguriye turaza kureba ushobora kwifashisha urimo kubaza inzira. Ubundi iyo umuntu arimo kugenda, uburyo bwiza wakoresha bibe no mu Kinyarwanda, n'ubwo wenda turi kuvuga ko turi buze kwifashisha gukoresha Igiswahili. Burya iyo ugiye ahantu utazi ukagera ku bantu ugiye kubabaza inzira, icya mbere ugomba gukora ni ukubasuhuza. Kubasuhuza mu mvugo iciye bugufi. Niba ari umuntu mukuru ukamusuhuza mu mvugo iciye bugufi, ariyo twabonye ko ushobora kuvuga shikamo, akaba yagusubiza marhaba, cyangwa se ukamubwira uti hujambo, akaba yagusubiza sijambo, n'izindi ndamukanya ariko zirimo ikinyabupfura. Noneho iyo umusuhuje nibwo ubasha kumubaza aho werekeye. Ugomba gukoresha imvugo ikwiriye, utamutegeka, mbega wiyoroheje. Ugomba kwiyoroshya kuko aho ugiye uba utazi kandi ukeneye kumusaba serivisi. Buriya wenda hari agastori gatoya, hari umwarimu watwigishaga yigeze kutubwira, umutanzaniya yaratubwiye ati niba unyuze ku Mutanzaniya ukikomereza, uri kugenda n'amaguru urikomereje, hari abatanzaniya bari aho ngaho, ati iwacu iyo unyuze ku bantu ukikomereza wagera imbere ukabura inzira. Iyo usubiye inyuma barakubwira ngubusa nibwo tubonye, nibwo tubonye. Kandi n'inaha mu gihugu cyacu mu Rwanda sinimpamya ko umuntu yaguciyeho ntanakuvugishe, ubona yarakaye akagenda akagera imbere akongera akagaruka. Burya hari igihe uvuga ute uyu muntu yabaye iki, uyu muntu uko yarakaye, uyu muntu uko yaranamputaje se, agarutse inyuma ubona ko ari ikibazo. Ubwo rero bisaba ngo twiyoroshye, tugenze gake. Burya umuntu iyo yoroheje biramufasha kugira ngo abasaba serivisi nabo bahite bayimuha batiriwe batinda. Tugiye gutangira n'interuro ya mbere ushaka kuba wakwifashisha. Aha nanditse nti samahani, naweza kupita vipi sokoni kutoka hapa. Samahani, naweza kufika vipi sokoni kutoka hapa. Mbabarire, samahani ni nk'uburyo bwo kwiyoroshya. Samahani ni excuse me. Nta kosa wenda ryo kuba ukoze, ariko usa nk'ukoresheje imvugo yoroheje yo kwiyoroshya. Mbabarire, nagera nte ku isoko mvuye aha. Naweza kufika vipi sokoni kutoka hapa. Uri kubaza. Ubwo nawe ushobora gushyiramo sokoni, ushobora kuyisimbuza nk'ikindi kintu nk'ahandi hantu, kugira ngo abantu babashe kugira gute, ubashe kuhabaza, sibyo? Ushobora gushyiramo shuleni, ushobora gushyiramo kanisani, gutyo. Nero ya kabiri iragira iti naomba unisaidie, hospitali iko wapi. Ndasabye mfasha, ibitaro biri he. Nero ya gatatu iragira iti naomba uniambie nikipita hapa nitafika chuo kikuu. Naomba uniambie nikipita hapa nitafika chuo kikuu. Ndasabye mbwira nciye aha nagira kuri kaminuza. Ugakomeza. Tubone n'indi nteruro ya kane. Mama, ningependa kujua kama barabara hii inaelekea stendi ya mabasi.
mama, ndashaka kumenya niba uyu muhanda werekeza aho bisi zihagarara. Ubwo turi buze kureba nuko wenda umuntu abigenza iyo yabajije. Dukomeze kuri 5. Kama hutajali unaweza kuniambia njia ya haraka ya kufika sokoni? Kama hutajali unaweza kuniambia njia ya haraka ya kufika sokoni? Niba nta kibazo, niba ntacyo bigutwaye, sibyo? Niba nta kibazo, ushobora kumbwira inzira yihuse y'ubusamo yo kugera ku isoko? Interuro ikurikiye ya 6. Ushobora kuvuga uti, nataka kwenda kituo cha mabasi, ni upande gani? Nataka kwenda kituo cha mabasi, ni upande gani? Ndashaka kujya muri gare ya bisi, iherereye he? Ni ikihe gice? Gutyo. Interuro ya nyuma ya none. Ushobora kuvuga uti, naomba msaada wako kaka au dada. Ubundi nkuko twabibonye, ushobora kwita umuntu mushiki wawe atari uko muvukana mu nda, ahubwo ari uko umureba nyine nko mu muco, ukoresheje umuco cyangwa se no kwiyoroshya. Ubundi twabonye ko kaka bivuga musaza w'umuntu, hanyuma dada bikavuga mushiki w'umuntu. Aha rero wenda ushaka kuba uri umuhungu, uhuye n'umukobwa kandi ushaka umuyobozi, ukamubwira uti, naomba msaada wako kaka, ndagusabye ngusabye ubufasha bwawe musaza wanjye. Cyangwa se naomba msaada dada, nagusabye ubufasha mushiki wanjye, sibyo? Byumva wenda mu mujyi bakunda gukoresha ngo ngusabye ubufasha sister. Dad ubundi ni sister, hanyuma kaka bikaba n'ubundi uko kuno umuntu abangwa grand frère, sibyo? Ibyo ni ibintu dukoresha, ariko ni nk'uburyo na ira n'imvugo dusanga mu muhanda abantu bakoresha, ariko n'imvugo yiyoroshya nayo ni nziza cyane. Hanyuma rero avuze ati, naomba msaada wako kaka dada, nimeshapotea kidogo, naenda uwanja wa ndege, ndasaba ubufasha mushiki cya musaza wanjye, natakaye gato ngiye ku kibuga cy'indege. Hanyuma izi nteruro nizo tubonye, ariko ni murabishatse twakomeza tugashana n'izindi, cyangwa se nawe ushobora kutubaza muri comment tukadushyiramo nk'interuro y'Ikinyarwanda uko twayishyira mu Giswahili tukaba twagufasha. Hanyuma iyo urangije kubaza ubundi nkuko twabonye zira nteruro, utega amatwi witonze wa wundi ubwiye. Iyo akubwiye kugira ngo wumve neza yuko kugira ngo utaza kuyoba, umusubiriramo kwa kunda kubwiye ati, wenda uracaha ugende gato uranyura hano ugera hariya urabona inzu wenda iriho irange ry'umuhondo, iyo nzu uhita umanukira kuri ako kayira. Nawe rero ugasubiramo uti, umbwiye ko ngenda nkagera kuri iyo nzu iriho amarange y'umuhondo, ningera kuri iyo marange ndahita manuka muri ako kayira, nta kandi kari ku ruhande atoya nako. Hanyuma ubwo uteze amatwi usubiyemo ibyo akubwiye. Icyanyuma rero cy'ingenzi kandi gikomeye uhita umukorera wa muntu ukuyoboye, ni ukumushimira. Kamubwira asante sana ndugu, urakoze cyane muvandi. Kubera ko abakuyoboye, iyo ushimiye umuntu ukuyoboye, burya nawe burya akazi kose nubwo ntacyo ubumuhaye, ariko biramushimisha. Ubwo rero ntituzaye tugirirwa neza cyangwa se dusaba serivisi gusa ngo tutashima. Ikindi, ntuzigere na rimwe ukora ikosa ryo kujya kuyoboza umuntu utabanje kumusuhuza, utabanje kwiyoroshya. Cyangwa se nanone isomo rindi, ntuzajye uca ku bantu utabasuhuje. Ushobora no kuba wenda utari bubasuhuze, utari bubakenere kubasaba inzira, ariko wagera n'imbere ugasanga ugize ikibazo ukeneye kubagana ba bantu, ugakenera serivisi yo kugira ngo bagufashe kandi wabaciyeho wirunguje. Hari abantu bateye muri ubwo buryo bwo kugenda batikoraho. Abo bantu batikoraho rero badashaka kuvugisha abantu baciyeho, icyo gihe uhura n'ikibazo ukeneye ba bantu. Murakoze cyane, ndabakunda, tuzasubira mu isomo ry'ubutaha.
Imana ibarinde. Kwaheri.